tugushimiye kuba warakoze subscribe kuri channel ya Telemontagne Rwanda kuko bizajya bigufasha kubona ibiganiro byacu byose bikoroheye cyane. Buri muntu uri kumva iki kiganiro azi neza indwara yitwa cholera cyangwa se impiswi icyari cyo. Indwara yandura binyuze mu kanwa, ikandura biturutse ku gukoresha ibyo kunywa cyangwa se ibyo kurya byanduye. Impiswi cyangwa se cholera ni indwara iterwa n'agakoko gatera indwara kitwa Vibrio cholerae. Ako ni agakoko gatera indwara. Mu buryo bwo kwirinda iyi ndwara, abantu bashishikarizwa kugira isuku ku mubiri wose ndetse bakayigira n'ibindi byose bakoresha mu buzima bwabo bwa buri munsi. Birumvikana yoroshye kwirindwa. Nubwo iyi ndwara yoroshye kwirindwa gutya, hari igihe yafatwaga nk'intare ku bantu. Hari igihe indwara yicaga abantu babarirwa mu binyacumi. Icyo gihe yicaga abantu 10,000 ku munsi. Birumvikana ntako itagize ngo ibamarire mu mva. Nubwo yabahitanye gutya, ntibyanyuze kugeza aho yahangaye bamwe mu baperezida ndetse batari umwe b'igihugu cy'igihangange ku isi, Amerika. Nibyo wabyumvise neza, hari abaperezida b'igihugu cy'igihangange ku isi kuva kera aricyo Amerika bahitanwe n'impiswi. Nk'urugero, perezida wa 11 wa leta zunze ubumwe za Amerika witwaga James Knox Polk yapfuye ku tariki ya 15 z'ukwa gatandatu 1849 apfa yihitanywe n'impiswi. Dushatse twavuga ko James Knox Polk yabaye perezida wa mbere wahitanywe n'isuku nkeya. Uretse kuba yarabaye umuperezida wa mbere wahitanywe n'impiswi cyangwa se wahitanywe n'umwanda, ari no mu baperezida bataruhukiye mu mahoro kuva bapfa. Yataburiwe gatatu mu mva yabagashyinguwemo bajya kumushyingura ahandi. Nge nitwa Samuel Mugisha, mu kiganiro Menya byinshi cyane, none mureke tumuvugeho. Ni gute perezida w'igihugu cy'igihangange ku isi yishwe no kugira umwanda? Ni gute umuntu wabaga ahantu hatagombaga kubura amazi yisanze ari gushegeshwa n'indwara ituruka ku mwanda cyangwa se kusuku nkeya? Ibyo byose tugiye kubivugaho muri iki kiganiro, kandi turaza kurebera hamwe ubuzima bw'incamake bwite bwa bwana James Knox Polk. Tubahaye ikaze. Iki kiganiro cyitwa Menya byinshi, ni cya Telemontagne, mu gikurikirana muri 3 isaha 9:30 z'amanywa na buri ku cyumweru isaha 3:30 za mu gitondo. Tubahaye ikaze nanone. Perezida bwana James Knox Polk yabaye perezida wa 11 wa leta zunze ubumwe za Amerika. Yavutse ku tariki 2 z'ukwa 11 1795 avukira ahitwa Pineville mu majyaruguru ya Carolina. Ababyeyi be bamubyara bari Samuel Polk ndetse na Jane Grace Polk. Papa w'umubyara ari we Samuel Polk yakoraga akazi ko gupima ubutaka ndetse n'inyubako zujuje ibisabwa, akaba umuhinzi, akaba umuntu wari warihariye abacakara, akabagira be ndetse akaba n'umushoramari. Mama w'umubyara ntibizwi neza icyo yakoraga, gusa bitekerezwa ko yakoraga akazi ko mu rugo. Bwana James Knox Polk yarwaye bikomeye cyane akiri muto, ibintu bitatumye na gato akora akazi k'ubuhinzi cyangwa se ko mu murima. Ku myaka ye 17 y'amavuko, bwana James Knox Polk yarabazwe abarwa mu rwungano rw'umubiri ruyungurura inkari kugira ngo bavanemo utubuye tubamo twitwa stones. Icyo gihe nta kinya cyabagaho, ibintu byatumye akanguka operasiyo yo kumubaga itararangira. Bwana James Knox Polk yize amategeko abishishikarijwe n'umwavoka mu mategeko wahitwa Nashville witwaga Felix Kandi. Hanyuma yaje kuba umunyamategeko ndetse aba n'umuyobozi muri leta yari iriho icyo gihe. Ku tariki ya 1 z'ukwa mbere 1824, bwana James Knox Polk yashingiwe n'umugore we witwa Sarah Childress. Uyu nta mwana bigeze babyarana. Perezida Knox Polk yatanzwe nk'umukandida w'ishyaka rye ry'abademokrate ndetse aza gutorwa nka perezida wa 11 wa leta zunze ubumwe za Amerika. Ikirori cyo kwishimira intsinzi ye cyabaye kwa kabiri tariki 4 z'ukwa gatatu 1845. Icyo gihe ndetse bwana George M. Dallas yahise arahirira kumwongereza akaba vice perezida. Mu gihe cy'imyaka 4 Knox Polk yayoboye yageze ku bintu byinshi cyane. Igikorwa kimwe mu byo yagezeho kwari ugusubizaho ikiswe Independent Treasury System. Iki cyari ikigo cyagenzuraga amafaranga igihugu cyinjizaga nayo cyakoreshaga cyangwa se cyasohoraga. James Knox Polk yanasubijeho ikintu cy'ingenzi cyane, ari cyo kugabanya imisoro ku bintu byinjira mu gihugu ndetse n'ibisohokamo. Indi ntego yagezeho ikomeye cyane kwari ukwagura ubutaka bw'igihugu yerekera uburengerazuba, icyo bise Westward Expansion. Iki gihe yafashe ubutaka bungana na square mile 800 bw'iburengerazuba. Mile imwe ingana na metero 1609.
nawe nukuba uraza kumva ubutaka yongeye ku gihugu cy'ukuntu ari bwinshi cyane. Si ibyo gusa kandi kuko James Knox Polk yanafashije umupango wa Andrew Jackson wo kuvanaho banki y'igihugu yabaga ikorera ahantu hamwe bakayisimbuza banki ya leta gusa ikorera mu duce twinshi tw'igihugu. Izo nizo ntego z'ingenzi bwana James Knox Polk yagezeho mu buzima bwe ari ku buperezida. Nyuma y'imyaka ino mu biro, James Knox Polk we n'umugore we banzuye kujya kwitura mu buzima busanzwe bakisubira i Nashville mu rugo iwabo. Gusa mu cyimbo cyo gusubira i Tennessee banzuye kubanza bajya mu majyepfo bakagenda batanga imbwirwaruhame ku baturage. Mu byumweru bibiri James Polk yagowe n'urugendo arananirwa cyane ku buryo abo bari kumwe byabasabaga guhagarara kugira abanza aruhuke, gusa ibyo ntacyo byamaze. Nyuma yo kugera i Nashville mu rugo, James Polk yarongera ararwara cyane ndetse iki gihe yari arimo arayibwa mu gifu bikomeye cyane. Kuri uyu mwanya James Polk yari afite indwara yari ikomeye cyane muri icyo gihe ariyo cholera, impiswi. Ni gute yanduye iyi ndwara? Ni byiza ko urakoze subscribe kuri iyi channel ya Tele Montagne. Hari inyandiko zivuga ko umunsi umwe yabyutse agakora akagenda kaviwe yarangiza agatembera. Yaragiye agera ahantu bari kubwiriza ubutumwa bwo mu ijuru, arangije arahagarara abwumvaho. Hirya yaho gato hari igiti cya pome, arangije aragenda arazisoroma ararya. Hanyuma yaje gusubira mu rugo, arangije arya inkeri ndetse anywa n'amata. Hanyuma yahise atangira kuribwa mu nda. Burira buracya. Hanyuma ku tariki ya 15 z'ukwa gatandatu 1849 yahise apfa afite imyaka 53. Ntiyarengeje iminsi birarwaye. Birashoboka cyane ko agakoko gatera indwara ya cholera yagakuye kuri za pome cyangwa se za nkeri yariye zitogeje cyangwa se amata yanyoye yadatetse. Nyuma y'urupfu rwe James Knox Polk yashyinguwe ahitwa Nashville City Cemetery. Baramusezera barataha. Gusa barongeye baraza baramutaburura bajya kumushingura iwe mu rugo i Nashville. Ntaho ibyo bidahagije, yarongera atabururwa ajyanwa i Tennessee bamushingura mu murwa mukuru waho. Ahari nyuma y'uko inzu ye yari imaze kugurishwa. Iyo niyo mpamvu imushira mu baperezida batigeze baruhukira mu mahoro kuva bapfa. Ni nansoreje ikiganiro Menya byinshi cyane, ni ikiganiro mbashimira kuba mwakurikiye. Ni ikiganiro mushobora kuzamura kurikirana buri munsi muramutse mukoze subscribe kuri channel ya Tele Montagne Rwanda. Niba ushaka kuyikora manuka hasi iyi video ureba ahantu hatukura handitse subscribe nurangiza uhakande, ibyo bizaba bigufasha kubona ibiganiro byacu tugutegurira bikoroheye cyane. Nge nitwa Samuel Mugisha, ndabashimiye cyane.